Haleluya. Dushimiye Imana ihoraho, tuyishimiye kubw'ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi igira. Uyu ni umunsi mushya, iyi ni intambwe nshya Imana iduteje. Dushimiye Imana kubw'urukundo rwayo. Turacyavuga ku bijyanye no kwizera Imana, niyo titire dufite muri iyi minsi. Uyu munsi ndavuga ikindi kintu cyafasha umukristo kudahuzagurika mu gihe atangiye kugendana n'Imana. It is what we call discernment. Nagerageje gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 12 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwo ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. So umwuka w'Imana arakomeye cyane, kandi niwe buzima bw'Imana mu buzima bw'umuntu. Nta mwuka w'Imana ntabwo umuntu yakwakisesinga, ntabwo umuntu yabasha kumva no gusobanukirwa gahunda n'imipangu y'Uwiteka. Ku murongo wa 2 muri iki gice cya 12 Pawulo arababwira ngo muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga. Icyo ni icya mbere, uko mwabijyanwagaho kose. Murongo wa 3, nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga uti Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Oh God, ujya wibaza ngo ese naba mfite umwuka wera? Maze iminsi ntanga urugero rw'icyanditswe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Biravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ariko iyo ukomeje gusoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ubona ahantu Pawulo yahuye n'abigishwa ba Yohana, arababaza ngo mwahawe umwuka wera? Baramubwira bati ntiturabimenye, nimba yaraje ntitubizi. Ngo abarambikaho ibiganza buzura umwuka wera. What he did, it is an impartation. Kuko yigeze abibwira Timoteyo, aramubwira ngo zamano wahawe ubwo warambikwagaho ibiganza n'abakuru. Iyo impartation ibaye, ntabwo umuntu aba agushyizemo impano. Ntabwo umuntu ibiganza kurambikaho muri impartation aba agushyizemo impano nshya, ahubwo abakanguye ikikurimo. Oh my God, I don't know if someone can listen to this. Impartation ntabwo ikwinjizamo impano, ahubwo ni icyuzuzo cyiza kuzuza icyari kikurimo. Nta kintu gishya umuntu ubwe yagushyiramo, ahubwo umwuka umukoreramo wahuye na understanding no guhishurirwa imbaraga z'Imana zidasanzwe, arabikoresha agakangura ibikurimo. Listen to me carefully. Imbaraga zisanzwe zikurimo, ahubwo awareness na understanding yo kuzibyaza umusaruro. That's what impartation comes to do. My God. So Pawulo aravuze ngo nta muntu wabasha kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Mwisi dufite ubwoko butatu bw'imyuka. Dufite umwuka wera w'Imana, tukagira umwuka wa sekibi, tukagira n'umwuka w'abantu. It is
Holy Spirit, evil spirit, and the human spirit cyangwa spirit of men. So Bibiliya iravuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. But my question is this: how will you know that someone is coming in the name of the Lord? Nibyo ko tubizi ko uje mu izina ry'Uwiteka hiriwe, ariko se niki kizakumenyesha ko koko aje mu izina ry'Uwiteka? Number 1, Bibiliya itanga agasopi kavuga ngo ntiwizere imyuka yose, ahubwo uyigenzure. Bivuze ngo by the blessing of the Lord yo gutunga umwuka wera ubasha kugera ku rwego rugira this spirit of discernment. And when you come at verse 10, listen to what Bible says. Bibiliya ivuga ngo undi agahabwa gukora ibitangaza. That is a blessing, that is a gift. Iyo ni indi mpano. Nuvuga ngo umwuka wera yaje aza ari nka ministeri nini, hanyuma iyo ministeri ije mu buzima bwawe itangira gukora different activities specifically mu buzima bwawe. Activity imwe muri nyinshi umwuka wera atanga nk'impano mu buzima bw'uwamwakiriye. Icyambere ngo umwe ahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa kuba yahanura, ngo hanyuma undi agahabwa kurobanura imyuka. And my message today, ubutumwa nkufitiye uyu munsi: habwa imbaraga, habwa ubumenyi, habwa ubushobozi, habwa impano yo kubasha kurobanura imyuka. Kurobanura imyuka ntibivuze ngo uzarekera gutega abantu amatwi. No. Ntibivuze ngo uzarekera kujya gusenga. No. Ntibivuze ngo uzarekera kuvugisha abantu. No. Ahubwo uzagira ubushobozi bwo kutagira ikimunga ubugingo bwawe igihe cyose kibigerageje. Why? Kuko you have developed discerning power zibasha kwigizayo ikintu cyose kitagaburira ubugingo. Saba Imana iguha uyu mwuka wo gusobanukirwa no kurobanura iyi myuka yose itari y'Imana. Kimwe mu byo birivuga ngo iravuga bizadufasha cyangwa bizafasha uwizera kumenya koko if the man is sent from in the name of the Lord. Number 1, imbuto bera. Ntabwo ari ibitangaza bakora, ntabwo ari ubwenge bavugana, ntabwo ari uko basa. Imbuto bera, how do they behave? So for now, ndagusabira Imana yongere ihure nawe. Imana yongere iguhe ubwenge bw'umwuka wayo, ubashe kurobanura imyuka ikwiyoberanyaho. Iyo uburyarya bukwiyoberanyaho, Imana iguhe ubwenge, Imana iguha andi maso, Imana iguha ubundi bumenyi, ikuzuza imbaraga, ideveloping iyo mpano muri wowe yo kubasha kurobanura iyo myuka yose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen.